nagutera inda ukwezi kwa mbere uri wenyine amezi 9 akagera uri wenyine uwo mungu wamwemba nimero yawe utuzagana ndavuga ne ko mana yanjye nanjye nagiye ni muzofanda muri telefone yanjye gana ako nkumva mbwira ibintu bitari bizima nino icyo gihe twavuganaga na ubwoba nami wanjye ngwino tubane none Yesu ngwino tugendane unyobore mwami wanjye. Sinzongera kuririra imbere y'uwambabaje nize gukomerera mu maso y'uwankomerekeje ni imyitozo yantwaye igihe ariko maze kubigeraho biravuna kandi birababaza se nabyibuka wabungoye pe nabona ko kubyibuka uzakubaje gukigisha umugabo yigishije iyo umuntu y'umurukundo sinye nk'ibyo aza gusenga ahubwo anasenga ntabwo niyo mpamvu ntabyibuka kuko ngewe nabaga nje nifite gahunda na sheri wanjye yego urumva ntabwo wambaza ngo kwigisha dore sigo ngo yareka mwunganira baramubajije ikigisho gihe ayibuka hari igihe bajye bazanye impumyi yarahumye nisugo ambaye ikigisho ni ikigisho gikomeye ahirice imbere yanjye ndi gusanga homoka nakajya avuga ati mana wari umwuka muke Imana izambabarire umwuka muke nagize ntizawo abana banjye kuko nge biramvuna cyane navuga gake kuri telefone gake nubwo twaba twicaye ntumve ngo ni kuvuga iki ano nkuko uyu nguyu twaraga kenshi mu masengesho ntabwo bakunda kuvuga ngo beze ngo na base ngo bavuganye wapi kandi mama se yabaga yaza muri telefone yanjye ngo arebe ngo navuganye na sheri oya abari kubimenya ntawamenye ahantu wibuke yagusohokanye akagura nka burusheti ni hehe amaze kubona nka sinzazibagirwa kwa mutwe zitanahiye mbega burusheti hari desi bakora mu ishuri abafite akazi mugura burusheti ya desi aho ni ukuri kw'Imana pe ndetse burusheti ndetse bazicuruza izo za ntakugeza ariko Yesu ubu ngubu igihe ngezemo icyo gihe atari gusaba ziriye yari nyine akubwira naho yarari byari bimeze nuko aba kuvuga ngo sheri wawe nyine kinakugude kuko mu gihe twari turimo twebwe twaziryaga tukumva zihiye neza ahubwo ari kuko niyo revo twari turiho kuko ntabwo wamabushete kandi nge maze nda nk'amezi angahe cyangwa n'umwaka ntayirya nubwo yaba izimeze gute bashyishyira ku muriro bagahita bayigwa umva kiryoshye izo bushete bagashyiraho igisenda cyinshi kugira ngo abantu kibice nyine nibumve mwana we nageze ko batishaje nituzanye gusubira kwa mutwe tiziraze burushete mwana yangasenge ariko shiri wanjye nyine nawe yari yandagaye yababaye nk'amafaranga gatama gashoro riheye yafite akagari shendahana fata akamoto nsaye kwa mutwe nkata ngenda akangurira burushete akangurira n'ibirayi wenda nka 2 yararwanye intambara ikomeye kuko niye gasani umva ko ntago wabyaye abana batateguwe narabakurinze ndabyaba byago biterwa abana babangavu gengira gutosana ahubwo na leta izakugorore ahubwo ngende umurezi oya wapishire oya Imana ishimwe ariko Imana irahari ntabwo nese bewasi twumvaga abantu bavuga ngo Imana izaguma umugore muremure ndetse Imana izaguma umugabo mwiza ukijijwe ngayo nguko nawe umwe kabwira ati umugore muremure undi ati umugabo ukijijwe mwiza undi akavuga ati umugabo mwiza ukijijwe nivuge mugufi ariko we ngo yajyaga birota akarota agiye uca neza sipesiyare ariko njye haba n'agacwecwe ubwo rero igihe kigeze akira bivuge ngewe ndota akareka byajyaga gute ati yagize n'ubwo arota iwacu narose wanyu tugiye kujyayo ahubwo si byonyine byose n'ubukwe ntarabutegura ruguha amahoro kandi rugwa n'ibitaro ufite burya umuntu yagukunze nubwo waburara nubwo wakambara ubusa nubwo babasohora mu nzu ariko mukundana ntako bisa uko njye mbireba wenda sheka ntumbwe nubwo atabizi nk'iyo agiye nkamuhamagara nkamubura
mpita mbona inzu yambanye nini nakumva moto nkaba mpagaze mu idirishya ubu niba utashyira nkasanga siwe ubwo urumva bikorwa n'iki n'urukundo nta rukundo dufitanye yanagenda simuhamagare akanataha nkumva nicyo binambwiye nawe arabizi iyo avuye hano ndamuhamagara wageze muri gare nageze muri gare ubu ugeze ngeze aha naha nkumva nyine ari butinde gutaha kandi atari ukwenda abandi batekereza ibindi ahubwo njye mba numva twahorana ahubwo se ninjye no gukora nimba bizanankundira urukundo uba wumva atakujya kure oya nkuko nangiye aho ngiye mba nta mahoro mfite nawe uri mwiza uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu uri mwiza imirimo ukora uri mwiza ingugenda wubaka amanu uri mwiza ukutugaburira amanu uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza irembo ryera TV tubahaye ikaze bakunze b'irembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana ku bari hirya no hino ku isi ariko tubabwira ngo mukomere mugire impagarike n'ubugingo kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana ariko reka tuvugane nawe ushobora kuba urwaye ubabaye wumva ubuzima butameze neza ariko tukubwire ngo none ejo bishobora kugenda ejo bishobora kumera neza ntutinye kandi ntuhungabane haracyariho ibyiringiro turi kumwe rero n'abakozi b'Imana bari imbere yacu murabazi umwe yitwa Berize undi akitwa Bowazi aya mazina ndaza kumenya bajya kuyita bari he turabasuye rero ubu turi kumwe nabo ariko mbere yuko mbavuga ndagira ngo nabo babibwire turi kumwe n'intore kandi cyagiye tuganira nasanze uri fura iwacu uri intore ngayivuga barakoze cyane intore ntabwo barayivuga ubu ni umuco wayo nuko bwaraza igitore nitwa Habaguhirwa Bowazi ndi kumwe na Hagenimana Berize Habaguhirwa Bowazi na Hagenimana Berize madamu wanjye jewe rero buri kuvugana namwe nitwa Hakizimana amba ko rero ubundi ni yakurukuru y'ubutore ariko urumva ko ari intore namwe nababyivugire yego madamu wanjye yego umugore mwiza murakoze cyane nk'uko shira bivuze nitwa Hagenimana Ishimwe Berize iryo yari yaryibagiwe yaba yaryibagiwe mbangukira ariko nabyo ntabwo ari bibi ni byiza ubwo waza hagati n'itariki yavutseho kuko ntabwo yayibagirwa n'ubu wenda yayirengagiza ariko amahirwe mfite ihura niyo mahirwe mfite mwese mwavukiye rimwe we yavutse ku wa mbere uvuga ku wa gatatu njye mvuga ku wa kabiri ku wa mbere urukundo rurawe ariko se Berize njye ndashaka kugira ngo uririmbire Bowazi numva komana nyagasani oya nta kibazo aririmba yashaka abantu bavuga ngo yakurebye muri korari ngo umutima ngo umukukamo ngo uri kuririmba waririmbaga iyi ntabwo sheri ntabwo twamenyanye indirimba muri korari ariko naragusuraga uririmba naririmbaga ariko ntabwo yari azi ko ntabwo wakundaga kwaza cyane umunsi yasaga uri kuririmba wabaga ufite mikorofone cyane yabwo yahitishije imva mikoro ndanayikunda ariko ni rimwe na rimwe kuko butura akaririmbo turebe akaririmbo
ahubwo ndaririmba akarimbo k'Imana ariko n'ak'urukundo ukibutse ubwo ntufite akarimbo kihariye muririmba muri mu cyuma oya ak'urukundo shewe oya ntukajya umbeshyera ak'urukundo se ak'urukundo wapi baririmba akaririmba Imana duprove ariko ku rukundo rw'Imana ubuse kuko Mana Nyagasani wewe rero kunyongorera atanyicira amavuta ngo nkopeze kandi nshaka ak'Imana nyine imaye nta kibazo ni muri Yesu nzibera ni muri Yesu nzaruhukira nasanze ari we mwamutanga amahoro ni muri Yesu nzaruhukira murakoze cyane mbese ntabwo ajya kwikiriza Bowazi ko ruvaga akazi kikari kabutwaye gategereza ko ahumiriza bite kudahumiriza yashyize muri kangahe kandi ngende muri gatatu muragasubira bature none ariko umwikiriza ariko indirimbo yaryoshye nanjye ntangiye cyangwa nayo nshyiremo akanje ndumva ngiye guhadura cyangwa nayo nshyiremo akanje nira kandi gakora keza kanjemo ari mu mwuka pe ariko she ntago kazi ntabwo kazi numvangire bamfasha yego ko Mana Nyagasani nyine njye mba numva naririmba indirimbo shirazi kugira ngo amfashe ahubwo nambwira iyo azi kugira ngo nyemuterere noneho ngo nayo ngiye gutera ndayitera nyuma ye mbwira niyo nzi akiriye ikorasi itagoranye ikorasi zamura iyo mvusha karani Imana nyobora nta kibazo turafata yego ko shira uvuga ngo naho ufite mukaranye amutiva umva bibyera bikururana wi amina kandi ngiye kuririmba noneho indirimbo ifashe n'abantu bari kuyumva we ntabwo yize ku munsi wawe wa nyuma ku munsi wawe wa nyuma utekereza iki uvugaho iki witeguye ute nshuti yanjye ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye cy'urupfu uvugaho iki witeguye ute muvandimwe menye neza ko ari wowe tuzinjirana ukamara ubwoba mwami wanjye ngwino tubane none Yesu ngwino tugendane unyobore mwami wanjye ngwino tubane amena ndafashe kuri akantu rwose uyu muntu Bowa kuri anniversaire uramugurira gitari gitari irahari ahubwo yizana ngiye nkore mu nganzo kuko byamunaniye nkore mu nganzo nito ubwo ziragera utabucurage ntabwo byashoboka nasubize Bowazi rero ariko yambwiye ngo ni indirimbo gitari itajemo ko n'ubundi nagiye nyokoresha hayeshi ngaho ntajya none se wowe umuririmbiriye ko izo ngizo ari zo sheri yagutuye aha nanjye rero numva ndirimbo indimo nziza cyane uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza
Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza Hallelujah. Yesu uri mwiza imirimo ukora uri mwiza ingo ugenda wubaka Mana uri mwiza uko utugaburira Mana uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza take it on. Hallelujah. Ana kandi kavuga ngo Imana igutabare abanzi bawe bakiriho Imana igutabare abagukunda bakiriho Imana igutabare abakuvuze bose bagihari batazagira ngo wenda Imana irabeshya batazagira ngo wenda Imana yacu irabeshya niba ufite nzayimana uzajya witwara gutya uruhukiremo icyambere no kuruhuka muri Yesu uva kuri muzima ukabuhokeramo abakuvuze abakurwanyije abavuze ngo nta yahazagera dufite igihe cy'Imana yateguye kuzima bwacu kandi icyo gihe nta mwanzi wagihagarika icyo gihe kigeze nta waduhagarika iyi saha Imana igeze utabyara arabyara iyi saha Imana igeze inzu turazibona iyi saha igeze twinjira hera h'Imana ndafashijwe ngiye hera cyane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza isoko idakama manuni y'iminsi yose wa mutima w'Imana negerere yahera cyane ninjiye ahera cyane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza isoko idakama manuni y'iminsi yose wa mutima w'Imana negerere yahera cyane. Haleluya. Magaza ahantu hera ndatangara mbonye imigabo y'Imana ninjye nishyitsa binyigisha muri mwemu agakiza gashyitse sinzotirimuka hera cyane ngiye hera cyane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza isoko idakama amanuniyo n'iminsi yose negerere yahera cyane. Thank you my Lord. Hanyuma Imana baha umugisha Bowazi Karame umunsi ubwira ijambo ry'urukundo Berize mwari hehe hari sangahe numve kuzirikana rya jambo kagahe ndazirikana kuko icyo gihe nahise mpabwa ijambo ariko nta ryasohoye ubu nahawe izina ryasohowe ubundi banzi ko nitwa Bowazi ariko to fashion ntago barizi to fashion nimubwira ko aramukunda yarabwira ati to fashion igezweho ndarumva igezweho uri modeli igezweho ntagara nashatse nk'iri nkawe nta sura nkawe nashakaga rwose niba mbonye nkumva biranyuze nanjye kandi ndagisanga to fashion koko sanga nagezweho ubundi twese egare kuba duhwanye rwose to fashion umunsi abimubwiraga rero nagize rwose ntabizi nironge ariko ndabivugaho izi tariki zigomba kugira ndetse aho harizura kuzajya kuhubaka ikintu cy'ikimenyetso yego hari kuwa gatanu ari mu masaha nimugoroba saa nijoro
muri corona hari ku manywa harya muri corona ubwo hari nimugoroba nidusanga mwarahoberanye muri corona turabisubiza inyuma nta corona twari dufite ariko turabikurikirana birakurikirana duhura bwa mbere byari bujwe guhoberana avuze ibya covid yabaye aho bwira urukundo kumana ni urukundo rukaze ariko mwaragerageje gusigamo metero sishyiramo akitso atere terapeze ariko mu bigaragara Imana ifite umugambi hagati ya Berize na Bowazi ati gute rero nari nyoboye abantu ari ku manywa ndi mu cyumba ku Muhima ndangije aza kureba umuhanuzi mugufi guhanura cyane hari ninjoro nsenga ari kwa gatanu nijoro bari bwije hari nimugoroba kandi njye naje gusenga ijoro aribuka nawe ibyo gusenga mwabihinduye byo guteretana gute ahubwo twebwe byari umugambi w'Imana ntibyanatinze iyo Imana yavuze umutego utegura utaramenya ko nawuteguye nagiye kumubona mu ijwi rirambwiye ngo uretse kuyobora jya kwatuza kuko gisanga ntajya natuza ahubwo ufite abantu batuza ku gikarabiro ubwo barese njya hanze sasa sanga uyu ngwara hano n'umukobwa nanjye ndagenda sanga uyu nguyu ari imbere ntangira kumwatuza sasa rero ndamwinjira ndatonata yari yihanye cyane ariko avuga gake kwa kundi ko areba avuga ati rebe ko mvaye yifata atya muraho ndakoresha ndebaga nuko amaso akayatereka kandi aracyatereka bishati nawe rero aho kwatuza ukajya uvuga ngo narinje nyine ngo usenga ni karibu rero ariko hano nyine turatura ngo nta kibazo ndamwinjira ndamwatuza yewe ninjira n'ahandi haro yewe ntinjiraga mwatuza byinshi ariko mu kumwatuza nkumva hari imbaraga zo gukurura ni nk'amafaranga n'ikira na somaho biri gukururana se yandeba kuko amaso yanjye ni manini ni manini urukundo rura cyane urukundo rwose uwo munsi rwatangiye kwaka kujya umwiyegamiza n'abadara bamfashe ngo nkomeze bagira ngo nishimishe igihe nkiriho ntazapfa amen uzarama iyi si nta muntu murimo hari Imana iri kuramya imyaka 70 bakakomeye ariko Imana izankomereza ubuzima gusa sinzifuze kuri iyi si nuko ndamumaze kumwatuza nyine araza mu rusengero ariko yicara imbere yanjye arandeba cyane agiye gutaha numero nzajye nkuvugisha unsengere guherwa ngubwo twatangiye ubwo tuvugana gake ambaza ati kucyo abwirije munsi nabi munsi abwirije neza uyu munsi waje wambaye neza ahubwo se ngakwambara neza ahubwo ngibyo nambara nkabaga mu ishyamba nibira mu butayu ndara muri za hurwe pfa ngaha ntanarya dore mu bwarahagaze none dore amata maze kuyanywera inka baduhaye inka zabyaye turakama amata turayanywa atamaraje nta kintu twashize umusaza wacu Paul Kagame Imana imuhe umugisha nyakubahwa amen nuko rero ubwo nyine nawe nyine bitangiriraho ubwo nyine habuzemo intambara n'ababirwanya n'abaturwanya ariko Imana nta gitanga umugambi w'Imana imbere nta kibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye amen Yesu aguhe umugisha nuko uramwatuza aratura aho kwatura wowe ukajya ureba nawe akandeba nawe akakureba ariko ntankunze akimbona rwose pe yagukunze akikubona ubona ajya yigura akantu kuko yatsindiye umuntu udasanzwe cyane kuko abantu benshi babonaga ndi umukonyi n'udasanzwe warabizi yaguye mu ntambara z'abantu benshi barwanira ariko ndamubwira ni humura to fashion niwe ugezweho nanjye kandi mba naratsindiye umugore muremure mu iki gihugu umutima kandi w'uburanga nanjye kandi yavuga ati natsindiye umugabo nako bajya byivugira nawe ni umwamikazi yabimbwirira mu nzu oya nabivuga hari ibintu wagiye umubeshyera muhe mikoro kuko hari n'utuntu ushaka kumubaza hari ibintu wagiye umubeshyera mu cyigisho cya Bowazi wibuka yigishije ukagikunda ni ikihe
yego mwana use nabyibuka wabungoye pe ntabwo napfa kubyibuka ushaka kubajya gukigisha umugabo yigishije yego iyo umuntu yo mu rukundo asibye nk'ibyo aza gusenga ahubwo anasenga ntabwo niyo mpamvu ntabyibuka kuko ngewe nabaga nje nzifite gahunda na sheri wanjye yego urumva ntabwo wambaza ngo kwigisha none si ngo yareka mwunganira nkora mubajije ikigisho gihe ayibuka hari igihe bajya bazana impumyi yarahumye n'isugo yambaye ni ikigisho gikomeye ayiricaye imbere yanjye ndi gusanga ahumuka nakajya avuga ati mana habo wasi yamaze gutya habo wasi imbaraga ndakwigisha mana ndakwinze wasi mumufasha ahumuka none se wabibwirwaga n'icyo kaba uri gusenga nawe hari ibintu uri mukeka umutima utera n'icyo uterana iyo ukunda umuntu cyangwa mukundana haba nawe rwose noneho navuga nti umuntu yakize nkabona ngo hehe wa mbere ashyize hejuru akishima irano yari umunyamavuta cyane ariko yabaga muri korali yanjye muri gurupe ari umutoza w'abaririmbyi akomeye nawe muri icyo cyumba cyanjye ariko umwanya wa mbere ariko mbona nawe nyine abagabo babonye nabo bamureba benshi ndabona ariko murabeshya ariko umu wa minisitiri w'abakomando ninjye majoro ninjye generali ati rwose musubize amerwe mu isaho yego nasubiye n'ubundi ariko yasubiyeyo ubu rero hanavuye bya bindi nyine bavuga ati kose koko buwazi aramutsindiye twari uriya mwana reka maze Berize umunsi wa mbere ujya kubwira iwanyu yuko ukundana na Bowazi wabigenje ute wabanje gukora udusiripurize wabanje kwitwara ute nk'umwana mu rugo warihubikije ute wabyanditse ku gapapuro wabigenje ute mama waramwicaje waramwongoreye genda ashaka ko unyereka kare agaseni oya nabyo kuvuga ngo mbanze ngo nitwara nk'umwana mu rugo n'ubundi nari ndi umwana mu rugo kandi wenda amahirwe njye nari mfite menshi mama yari aziranye na Bowazi bavugana anamusengera nyine ari inshuti ubyumve ko uyu nguyu na mama icyo gihe nta telefone nari mfite yamamagaraga kuri telefone ya mama akamubwira ngo tugiye gusenga ngahana ngo Berize ngo ndamushaka kuko tubujyane n'abaririmbyi nkagenda mama nta kibazo afite rero ko bimubwira nta kibazo njye byantwaye narabimubwiye tuza gahunda zanjye nyine birarangira asigaraho Imana umubyeyi ariruhutsa ashyizemo akitse asigaraho Imana ntaho Imana inshuti zacu n'ubyumva uravuga ati Imana yirwanire njye ibyanjye ntabirangira umukecuru arabitekereza aravuga ati rero nzagusubiza nta nubwo yanansubije hari icyo gihe yaricecekeye nyine buriya abagiye kuganira n'umusaza kugira ngo babone koko ku mwana wabo igihe cyo gushaka cyageze polisi irangamuntu yawe amatariki bari bayazi ko ari ebyiri z'ukwa mbere ntabwo imyaka yanjye ntabwo yari yakuzuye reka nagiye kubwira mu rugo ko nkundana na sheri imyaka itaruzura reka ntabwo yari yakuzuye none se ngo wari ushyuhijwe n'iki bituma ujya gukunda imyaka itaruzuye ngiye kujya kubibwira mu rugo ubundi njye na sheri twapanze ibintu byo kubana dukundana bya hatari mufata nka musaza wanjye mfata nka mushiki we icyo abonye tukagisangira ariko njye nagiye kubwira mu rugo ko nkundana n'uyu nguyu urumva nari umwana ntabwo ndaho gushaka nari mfite ari ukugira ngo basi bajye bamuha uburenganzira mvuga ni nawe gusa nta gahunda kuko washe twari twapanze kubana oya nta gahunda yo kubana twari dufite kuko na sheri nta mafaranga icyo gihe yari afite narakubiswe ntayo kuko n'icyo gihe twakundanaga yabaga ahantu bamucumbikiye urumva ntabwo waba ucumbitse w'abandi utarashobora no gukodesha shamburete ngo uvuge ngo uzashaka umugore uzamushyira mu ki kandi naho batari iwawe kandi twikundanira rero ngubwo ndabeva kugira ngo bamuhe rugari tujye twivuganira wenda no mu gihe nagiye kumusura ari kumwe n'umushuti wanjye ibi binambara kuko njye
nakundanaga na papa cyane 100%. Nkumva nyine no mu gihe nagiye kureba umuhungu haribaye ngombwa yamerekiza nkumva niwe nyine wanandwanirira ku byanyihenje kuko n'umuhungu yarandakazaga ayanga kiriya gihugu uzaba rukimubitire ukabwira papa wawe kuko navutse ndi umukobwa umwe mu rugo niyo mfite amakaka cyane numva kuko iyo uvukiye mu bahungu hari igihe bagutiza ku mbaraga zabo hari simbizi nyine nkumva ari njye uriho ndavuga ni rwose nyifite umuntu ndana na gutya na gutya nivugirana gutyo nta n'ibindi ndengejeho ndavuga wenda baranyemereye ko twari tuvugana nizeye Imana mu telefoni kuko n'inzo telefoni ishaje cyane hari ibitelefoni binini byigize kuza amatushe areguka kugira mfate umuntu bikabinambarana hagira yakumufata nkabankanze kuri rimwe ubwo nyine byabaga ari intambara Imana mu telefoni shanye twaba tuvugana nta kibazo Imana igenda imutera iteka tubona turibaniye none ubwo bajyaga baza bagasanga mu cyumba ntukiryama uraruvuga njyewe kuko sinzi nimba ari umwuka muke Imana izambabarire umwuka muke nagize ntizawuha abana banjye kuko njye biramvuna cyane navuga gake kuri telefone gake nubwo twaba twicaye ntiwumve ngo ni kuvuga iki nk'uko uyu nguyu twaraga kenshi mu masengesho ntabwo bakunda kuvuga ngo beze ngo na baze ngo bavuganye wapi kandi mama se yabaga yaza muri telefone yanjye ngo arebe ngo navuganye na sheri oya abari kubimenya ntawamenya ahantu wibuke yagusohokanye akagura nka burusheti ni hehe amaze kubona nka sinzazibagirwa kwa mutwe zitanahiye mbega burusheti hari desi makuru nagize mu ishuri abafite akazi mugura burusheti ya desi aho ni ukuri kw'Imana pe ndetse burusheti ndetse bazicuruza izo za ntabwo ntakugeza ariko ubu ngubu igihe ngezemo icyo gihe atari gusaba ziriye nyine akubwira naho yari ari byari bimeze nuko aba kuvuga ngo sheri wawe nyine kinakugude kuko mu gihe twari turimo twebwe twaziryaga tukumva zihiye neza ahubwo kuko niyo revo twari turiho kuko ntabwo wamabushete kandi ngiye maze nda nk'amezi angahe cyangwa n'umwaka ntayirya nubwo yaba zimeze gute bashyishyira ku muriro bagahita bayiguha umva ko iryoshye izo bushete bagashyiraho igisenda cyinshi kugira ngo abantu kibice nyine nibumve mwana we nageze ko batishashe ntituzanye gusubira kwa mutwe tiziraze burushete ariko sheri wanjye nyine nawe yari yandagaye yababaye nk'amafaranga gatama agashoro uri heye yafite akagari sheri ndahana fata akamoto nsaye kwa mutwe nkata ngenda akangurira burushete akangurira n'ibirayi wenda nka 2 na fanta ngo ngaho taha nkitaye numva ari byo bimuhaye amahoro navuga ngo sheri wanjye ngo amafaranga kuko sinavuga ati se kwa kundi abakobwa bakabahunga amafaranga ndamwaka se warayafite nawe ntayo kandi burya uvuga ngo umukobwa kwatsa amafaranga ngo muhaye 1000 ubu se 1000 nafata moto ya 800 desa ibaze desa arafite desa nani yampaye inite muri uvugira ijoro rimwe ariko Imana yaraturinze mu rukundo rwacu mu bukene bwacu twakundananyemo nta wigize ubangamira nsibyo nta muntu wabangamiye ndi mukiri wacu twakundanyemo kandi nyine sheri nge nagiye kwemera kumukunda bigize kure avuna simukadi buri wese nakavuna simukadi kabwira ngo abahungu baguhamagaye kuvuga nsundura muhungu wundi nge bambaza iki numvaga ntabana nawe numvaga ni ukuri nyine naragukundaga pe ariko nkavuga ni ariko ibyo kubana bitarimo reka kuko nyine numvaga ni gushaka kwanjye kandi wa mukobwa ufite amafaranga ufite y'imikino akora kuko nabonaga abagabo ukuntu basuzugura abagore babo badakora bikambabaza bavuga ni ngenzi ashaka umugabo mfite icyo nkora nubwo ushe twagiye kubana ndamubwira ngiyewe nitubana nzakomeza nikorera akazi kanjye siko nyine igihe natwamaze kubana nkarwara
biranga nyine mpita nkuhagarika ariko nawe twicaye bavuga ni Imana nimbona icyo gukora ubundi bindi biba byiza cyane none ubu twabaye abagore n'abagabo dusigaye Imana iduha umuceri wo kurya none byari bikomeye ni ukuri njye nkurikije umusheri imbere ya sheri kuri kw'Imana njye reka bivuge sheri imbere nta n'umukobwa ari kujya mwemera Mana icyo kishabye icyo gihe wanyatuje wambaye ishati y'umweru hano hari umutuku hano hari umukara n'umweru ariko naraga ntege kuri iki yaba ese ari wowe ahubwo yabibwiraga yashoboye kumbeshyera niwe yabibwiraga njyewe rero impamvu mba nabyibuka sinjya nibuka ibintu nk'ibyo byogeye twahura n'uwo muntu agahita ambwira ngo sheri buriya umuntu nanone mpugura abantu umuntu uzajya mu bantu bakundana ari babiri akazanamo amagambo azaba ashaka abanzi babiri kuko ntabwo sheri wanjye yaba afite ikintu ngakimisha wenda nubwo ari ibyo atambwira by'amayerekwa ye kandi nayo ntabwo biba binandiba ariko nimba ugiye ku mugabo ukamubwira ngo uriya mugore ngo si waba iki n'ibiki nubwo wamubwira bimeze nabi uri umugore n'umugabo bafite ahantu habo biyongera iyo bamaze kwiyunga atavuga ati uzi wa muntu sasa yakoze buriya ese beri ubu ngubu ko ukiri mushya ahantu umugore n'umugabo biyungira urahazi biyungira mu nzu nye ese twebwe ko tuba turi mu nzu turi babiri twenyine twiyunga bikarangira reka tubivuge neza sheri wenda twebwe hari ibanga ryacu ariko ubundi mu mateka y'urukundo abantu bubatse ngo ahantu iyo bakomerekejwe cyangwa umwaka ukomeretse undi ahantu biyungira mu cyumba cy'ibanga vuga ngo ni mu cyumba kuko twabyize mu nyigisho mu cyumba cy'ibanga niho biyungira umwe agakanda undi akamubwira ati hangana aho nakubwiye gutya ati komera ubundi bakuzura umwuka sawa ngaho ugahita uvuga bundi naho rero iyo bibaye ngombwa ese Beriza yari yavuga nko mu ndimi ikintu njye nisabiye Imana Imana yabwiye ati wa Mana we wenda njye guhanura sinabishobora rwose sinabishobora nzarirya ndirimba mbyinira Imana ubundi shena wayivugire ubundi nibyara abana hazemo abacuranzi hazemo abahanzi abapasiteri sasa ubundi fanyisha vuba koroseye oya biriya ntabwo mbikonta umwana wanjye azaba acuranga aririmbe shirabwirize na mama waririmbe Kodiboa nkomeye Imana amashyi kandi ibintu mba numva nifuza mu rugo nitumara kubyara Imana niduha umugisha mba numva dufite amafaranga tuzagura ibyuma byose biba ku rusengero haba mikoro haba piyano haba sembare haba gitari byose nyine bikaba bihari kuko nize kunyura ahantu mbona umupapa waho umumama abana abuzukuru bafite ibyuma mu rugo ugasanga babishyize nka hano bari kuririmba kuko ubona bisa neza cyane nanjye nibyo nifuza mucuranga cyane biba byiza cyane pe ukajya uramya yo mbwira akaririmbo uzajya uramya akaririmbo uzajya uramya ni akaririmbo niko ririmba ubu ngubu ntabwo ariko nzaba ndimba mfite umwana ndumva umutima nezerewe kubw'Uwimana yangeneye ndumva cyane bikuru bisa ubundi rero kuramya uhera ku byo ureba imbere ntabwo ujya guhamagara ibyo utabonye ibyo uhagaze mu byo ubona ugatuma cyane ibutse ibihe byanjye ugakurura ibihe byawe abyimisheshere shimye kw'imirimo yanjye yose yanyegereje umusaraba isi yose ndanyurwa amen turabamarije kandi none se ubugeni nabuze ibintu ngira ko urukundo ntirusaze urukundo ntirugaciye urukundo hanyuma mu nzira z'urukundo mu buzima urukundo ni ingenzi rusoma ibintu byose urukundo ni ikiraro cya mbere kigeza abantu ku bukire no kubaho neza nijoro n'ubugingo byose hari abantu bakunze kuvuga ngo urugo rwiza nijoro ritoya
ariko ririya jambo ndashaka kuzarivuguruza urugo rwiza ngo ni ijuru ritoya. si kuki bavuga ijuru ritoya kuko ntabwo ngiye nshaka ko riba ijuru rito, ni ijuru ahubwo urugo ni biga, ni ikintu cyagutse iyo urimo amahoro, rurimo amahoro, ni nk'ubugingo buhera, ni ijuru ryuzuye. Ariko ijuru ritoya babyumvikana ko itaruzura, niba ryiza ni ijuru, nta juru rito ririho, ijuru ni ijuru. Niriba ijuru uzakomereze mu rindi. ni nk'uko wavuga ngo nabonye amakwe kandi habaho bukwe. Ntibavuga bavuga, ntibanavuga ngo hari amaka mbonye, bavuga ko babonye inka. ntabwo bavuga amaka, bavuga none rero ntungane kwiki bavuga ngo hari ijuru rito kandi ijuru ryihagije nayo mura ni nini ijuru cyane. ni rinini. Ubundi ni ukuvuga urugo rwiza ni ijuru. Yego, urugo rwiza ni ijuru. Setu byaba ari byo. Ariko ijuru ritoya ryo ndabyemeraga, ariko reka tuzagiye tugenda ariko nawe ndashaka kubaza ikibazo. Urukundo ni iki? Urukundo ntirugira ibara. nta niba gusa wamenya urukundo ntirugira isura. ariko urukundo ni niyo mpamvu urwambaye atagira ibindi arebaho. ni ukuvuga ngo uko rusa niko nawe rukwereka. hanyuma basubiye icya kabiri, urukundo rutandukaniye n'ubushuti. inshuti irarangira, urukundo ntirushira. ariko ibyo bintu urabinyishyura. urukundo inshuti irarangira. none se aho gukunda no gukundwa wahita mwiki? gukunda no gukundwa byose biraryoha, ariko hakaryoha cyane gukundwa. harahiriye umuntu wakunzwe rero. harahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza, yego, akibera mu bikari. niko Bibiliya ivuga muri Zaburi. Dawidi yaravuze ngo hahirwa umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza, yamara kumwiyegereza ikamushyira mu bikari. ariko wowe mudamu wa Muhura umubwiye irihe jambo rya mbere? ijambo namubwiye cyangwa mufatishishije iki? ndibuka ko twagiye kurya isambusa, nari mfite amafaranga 2,000. isambusa irarikoze. isambusa yararikoze. tuyirya mu ntuza, tuyirya ni ikiraha niko bambwiye. hariya hahoze ari muri Simba. we wamujyanye no mu mujyi mwarafatikaga? ntabwo ari ugufatika, ahubwo nari ifite ubwoba. urumva yariye sambusa, ngewe anywa na fanta. noneho kubera ko nta kintu nari ifite, mirababwira ndi mu masengesho. none kizakubwira ko umuntu ntacyo afite, atuma ibintu agahita atumizanya na fagitire ngo bize bizanye. burya bakubwiye ngo ntugire ikindi urenzaho. iyo avuze ati muhite munzanira na fagitire. njyewe rero sheri wanjye tukimara gukundana nkumva birabijemo. ahantu twagiye kuganirira bwa mbere namuguriye amata, niyo yamufatishije. namuguriye igikombe cy'amata ndagitereka cya desa. kiriya cyumweru gito kiringaniye ari yana igikombe cya desa, nyamushyira imbere arareba, amata arakigura make, ahita ayaterura ayanywa. kuva uwo munsi namuha amata. yasabaga ati umwana unkamiye amata sinzigeramo ahari. twaganiriye byinshi aho ngaho. aho harimo akantu. inka zirakabaho, kandi harakabaho abatunzi. ni nazo zavumuye ubutaka bw'u Rwanda. yego. noneho nyakubahwa Perezida Kagame nawe yahaye abaturage b'inka, ariko niho umwami yageze kugira ngo zivumure. nabonye bose nk'abanye n'abami, bakamuha amata. bamara kumuha amata asubiyeyo ngo agiye, ariko agarutse asanga ya nka ngo barayiriye cyangwa se barayibaze. ahita avuga ati ntugasubire munsi y'inka. uwo mwami uramuzi? ntabwo mwibuka, ariko tuzabigarukaho. inka ni inka. harakabaho abatunzi, kandi harakabaho utungisha abandi nka nyakubahwa Perezida Paul Kagame. imuha umugisha. dusoza turagira ngo rero ndabizi ko uri umunyempano, abantu kandi baba bakeneye ko ubasengera. ushobora kubaha nimero yawe hanyuma mukadushyira imbere y'Imana, ariko Beriza aba ari we udusengera, aba ari we
wereka ibintu byose bigiye ko arambwiye ngo haracyariho ibyiringiro yuko iyo gitemwe cyongera kumva amazi kigashibuka ibyo birahagije rero ngewe nzabwiriza ubutaha uzazotegwa ko ngiye kubwiriza tutagiye kuganira ngiye mu ijambo nahita afatiraho hahita haka arabizi basengere hanyuma sheri rero reka atange agakorasi atanga na nomero ye oya natanga nimero yawe reka nanga iyawe kugira ngo zose bazaba bahamagara bakabasengera ntacyo natanga iyawe oya ntugakunda gutanga nimero z'umugore reka amazi y'ubugingo anembemo reka mwuka wera bari muganza mu bingora bikambuza amahoro imitwaro yanjye ndayimukoreye hamagara mwuka hamagara Yesu amena hamagara amafaranga nayaze kuko ni mu bigize ubukungu bw'u Rwanda karibu dusengere rero Yesu aguhe umugisha nimero ni 0788 5 7 416 0788 5 7 4 murakoze cyane amen ngaho senga murabari mwiza uwo mwuka yego ni umwuka wo gufuha ubu si umuntu ukunda wabura kumufuhira kamusubize sheri wanjye ntabwo umuntu ukunda wabura kumufuhira ku buryo yaca simukada akaziruka yego ko mana nyagasani none se niba harimo nomero za diregiteri ukwigisha diregiteri se twaba tuvugana iki ubundi kandi mba ndi bumusanga ku ishuri ubaza uti wamubujije amahirwe cyangwa naramubujije ibyakamwiciye ubuzima afite live umuzana mu by'ubuzima cyane nuko yafatanaga yuko Imana yarambwiraga ati iyo simukada afite hari umufande bahuye mwakanontuza namba cyangwa wenda huwa n'uyu nguyu uyu rero akambwira ati koko rwose wabibonye bariho singuse ntahari nkambwira ntibavuye he twahurira nahambiye kwiga Imana yarambwiye ngo uyu nguyu yakwanduriza ubuzima nimba ari umuhanuzi ubeshya nimba ari umwarimu ubeshya atanyicamo kabihangane gende gushaka ndetse mukabyaye kandi koko pe byaramfashije nge wenda nubwo igihe nari ndimo byandakazaga kuko ntabwo bavuga ngo isimukadi mfite bwa mbere iyo mba nkifite mfite abantu benshi cyane kandi bataraba umumaro sheri yatumye ncika byinshi kuko ndibuka ibyo yavuze by'abafandi ariko sinamuvuga izina ni mu ntara twarahuye nimba yarambwiye ngo ikimana nyagasani iki gihe ndi mu buzima bubi duhura nambaye bamwemba nimero yawe ngo tuzaganira ndavuga ko mana yanjye najya nimero z'abafande muri telefone yanjye ariko nabaga nihagazeho ndavuga ko ari aho nguko ihagazeho tukavugana ariko nkumva mbwira ibintu bitari bizima noneho icyo gihe twavuganaga nagize amahirwe sheri nimba ari wowe ngure telefone narayiguriye njya muri ngura telefone ya taci nkabona nyohereza ibintu biteye isoni ku buryo n'uyu nguyu navuga aramutse abibonye yananzingiza ariko simuteye kuvuga ngo ni umugabo wanjye niho jya tubona aramuka mbonye kuko sheri iyo yagiye mu mwuka nta santima ajya agira aragukubita habona abantu bari hano bagize amahirwe sheri banze umujinya kugenda ushira kuko agira ifuhe nyine mu by'Imana wamuganirije neza afite akanyamuneza byahatanye kuko nyine bazindutse cyane bakabise baza mwana we tukibyuka ariko nta kibazo ntago wakinuba abantu b'Imana
ntabwo ubwo se bakomanze bari abantu bo niba ari ukubera ko ingo zabo zishaje kuki baba barushye hari igihe ubwo nabaje kukura mu gitondo nk'amasaha 2 gusa kandi Nyagatare bahavuye abavuye Musanze hari igihe umuntu aba bari benshi nuko nyine sheri ndamushimira ntacyo namuveba ubuse witeguye kuzamuha igikombe cy'urukundo ariko se ntiwakimuhaye igikombe cy'urukundo ushatse kuvuga iki igikombe cy'urukundo ni ishimwe rikomeye n'uruhame ko nzamukorera akantu ariko ntabwo nzagashyira kuri YouTube oya bizajya isi yose bimenye oya nta kibazo nzabivuga uwo munsi ntabwo azaba ari ibyo azi ko ari ishimwe nateguye ariko njye ahubwo uwo munsi tuzamukorera surprise aturuke hepfo hari atazi aho agiye mukwiye kunshimira njyewe narwanye intambara ikomeye ubwo ni Nyagasani umva ko ntago wabyaye abana batateguwe narabakurinze ndabyaba byago biterwa abana babangavu ngira ahubwo na leta izakugorore ahubwo ngende umurezi oya wapishire oya ariko Imana irahari nta bwoba mwese bewasi akandi hari nayahe magambo wibuka Berize yakundaga kukubwira yo mu bugeni iyo mu rukundo mbere tugihura yanyise Bowazi hari rimwe cya kabiri aho tanyanyira kuganirira tugiye mu bya Sheri na Shusho izina ryanjye agiye bukiye mbimubwiye narivuge Shu Sheri Shu Sheri mbese amazina meza cyane n'uturi ntashaka kuvuga nyine mvugiye hagaragara ariko twanyina gufata no kurya hari igihe rwose zakantamika nkabona ari muri aya nkavuga ntakira amusubiza ariko babishimishije kubona mwahashya imboga n'ibishyimbo n'ibitoki magatamikana aho kavuga ngo ari nk'inkoko mwatetse ari nk'inkoko kandi bamwe bayifotoye atetse imboga ariko avuga ati shirakira kandi ni imboga gusa akayafotoye agafotora akantamika avuga ntema rero ubundi twagiye ku Gisenyi twatembereye maze arabyina ajya hafi y'ikipfa arishima aravuga ntema cyo koza amara agashya cyane amaze arabyina arishima arampobera ayangira utuntu kwa gutya ushongera kandi byibuza akantu wankoreye ngero kankoreye yankoreye utuntu ndikanga se uburyo umwana iyo agenda abona utuntu tw'iterambere nawe yarangira hino strategy agenda hindura yankoreye ku mpimba yarabasuhuje gutya abinyereka dese Sheri afite ukuntu asuhuzanya urukundo rwaramubonze ariko dakoreteho ku rugabye wagize gutya hakiri wese ni ubuzima bwacu kaba vasi dukunda rwanjye erega baba yanezeza nabikora kugira ngo nababandi batazi gukundana babyigireho unoze ko muri kwikingiriza uyu mwana ni igitaramo mu rukundo ni uwa mbere uyu mwana ni igitaramo mu rukundo oya Bowazi nahindukira ndaza kugira isoni nagira nakore kwa kundi muze gake urumva noneho izi ngo tuzubake abatazi gukundana nabo bakundana niba ufite nzayimana uzajye witwara uruhukiremwo njya muruhukira mu rukundo ariko urukundo raruhura n'akandi umuhaye se utyo inama z'Imana ziraha amen Bowazi niki ukunda kuzirikana cyane mu rugendo rw'urukundo rwanyu ikintu nkunda kuzirikana nzirikana ikintu nzirikana cyane ntakwibagirwa ni uko tutumva amagambo y'abantu ariko sinyumve nawe ntayumve ikindi kintu ntashobora kubaho buriya ntafite
ku muntu nkunda ni amakuru sinabona afite amakuru ku mugore wanjye cyangwa se wenda no mu byo ndimo nyine by'Imana iyo ndi mu rugendo rw'Imana cyangwa se ku mudamu wanjye icya mbere ngomba kuba mfite n'amakuru ese hari umuntu wamwatse nomero ese hari uwo bavuganye mu nzira ariko wenda bitewe n'impamvu runaka ese uwazi mwatse agamije iki ese aho ngiye kubwiriza mbese icya mbere iyo nta makuru ubwo ndabireka ese ubwo noneho umuntu uzagusura udahari uzaza ubigira intambara se ninde wazi iyo baje ahita ambwira ati sheri hari umuntu uje kudusura kandi ntuhari umuntu waza ntahari rwose uretse ko nta n'uwaza byanga sinzi impamvu narabyanga umugabo akaza hano aravuga ati n'umugabo n'umugore nawe napfa kumufana aragira ati mbona umuntu uje hano usara adahari azanywe n'iki ajya mu nzu agakinga kavuga ati ndagiye cyangwa se bimeze gutya na gutya yes none ubwo ntibazagira ngo none se ari umugore uje gusaba umunyu umugore aba bazi afite ubwenge aragira ati n'umuntu uyu nguyu yazanywe n'iki arababizi ariko umuntu atasobanukiwe cyangwa atabona afite ukuntu ubundi bwenge aravuga ati sheri ndabizi ko n'ahari ari kumusengera yego nanjye ndi kumusengera none se ko ngenda agasigara afukamye hariya asengera cyangwa bazi kuri bubyerekwe nuzi hoya none ikintu gitangaje mu rukundo rwacu nta by'Imana byaje muri vuba Imana iravuze hoya sinabyeretswe nawe ntiyabyeretswe gusa twumvaga abantu bavuga ngo Imana izaguha umugore muremure undi Imana izaguha umugabo mwiza ukijijwe ngayo nguko nawe umwe akabwira ati umugore muremure undi ati umugabo ukijijwe mwiza undi akavuga ati umugabo mwiza ukijijwe nivuga mugufi ariko we ngo yajyaga birota akarota agiye uca neza sipesiyare ariko njye haba n'agacwecwe ubwo rero igihe kigeze akira bivuge ngewe ndota byajyaga gute ati yagize n'ubwo arota iwacu narose tugiye kujyayo ahubwo se byonyine byose n'ubukwe ntarabutegura arota i Nyanza cyane atahaza abonema amazu y'iwacu atatu uko ateye uko hameze kwa ngira amahirwe menshi sindota buri gihe aho nk'iyo mfite urugendo ndabirota nkabona aho nzajya ukuntu hazaba hameze n'ibyo tuzakora ikihe tugiye kujyana na mama ahandi nabikubwiye ko turi bujye ahantu hameze cyane ntabwo gutyo ndabimenya cyako zakira Imana yamuhishe atigeze yerekwa ntiyigeze ahishurirwa yuko hari igihe kizagera hari umuntu tutajya duhuza ntashaka kuvuga atarazi ko tuzahuza ariko ndamubwira ngo humura Imana yanjye nkorera iribashije ariko iyo abonye ukuntu urukundo rumeze aguhamagara ati bana banjye umeze mute aha dukizima ko yitwa ati bana banjye mwaramutse mute aha akoze ukuntu nanjye mise mbyereko wowe se ubundi umuntu wera kwa niyo abeshya Imana bishyigikira ariko bareshimwe koko ndajya ko mise mbyereko iyo ubonye telefone biravuga ati jerido hari ibintu bikomeye tuya twibuka ndashimye cyane ko mugikomeje urugendo rw'urukundo no gukomeza kwihangana ese ushobora kwibuka amwe mu magambo y'ibicantege bajyaga bakubwira ariko ukayarenga ahubwo njye nta kintu cyanshimishije nawe mubwiraga hari n'uwaje hano cyane none se ubwo ngubwo ntaguhe mikoro ko we wabaga uri mwiza wowe bakubwiraga amagambo aguca intege uwo babwiraga ayica intege ninde twese none ikintu we cyamutangaje ngo nuko umunsi mubona asengeye bari nka 40 bari benshi kandi baje mu isaha imwe baje kubona ariko ubu haje nk'umuntu nawe amucira imeze n'ubuzima n'ubu navuzeho umuhanuzi barahanura iki ujya babuze umutipe uhanura kuko nyine umuntu ambwa ati hari agatipe gahanura agatipe reka ntabyo agatipe tugende turebe nkavuga nenda nta gatipe ubona mwana we nsangamo ishati niyo umuntu ufite reba umuntu ufite inda igera aha w'ibiri ijana ishati yambara niyo yambaye yanatebeje yakundaga gutebeza ndavuga ni mu izina rya Yesu ndavuga ni se we ndamubwira tebezure tutasanzwe tuvugana ndavuga ni po kamwihorere ubwo nyine abantu Imana izahuza bakaba umwe njyayo gera mwaka nimero tukaba tujyana gusenga
igihe kiragera avuga ati nyamara njyewe mbanumva nk'ukuri kandi n'ubundi ubwo agiye kubimbwira dukundana ko harabuze ubitobora ngo abivuge ariko wowe wari ubyifitemo wageze igihe wumva wakwibanira nawe oya namukundaga pe koraga ibirenze nkora kankunda ibihe birenze akanavuga byinshi mvuga ko nkunda ariko uko nari nkiri umwana avuga ngo kuko nta mafaranga nari mfite wafashe ku ngufu ngiye gusubiramo mote nari umwana rwose iyo mbabara nuko rero ntukansepe nese ubundi umwana ashaka umugore nta mwana ari yaramutwaye mu mazi ahantu amazi ari kumanuka ku musozi nyabyondo tamusengera n'imana y'umugore maze nakansengera kumbe wanongeraga hati kizank'undi yarabizeho ikiganza ntikizashaka abandi bagabo urumva n'ibyamuriraga mu maso namusengere imana niba baye uwanjye bimbwire cyangwa n'uwo bandi kure imana itikomera ati to fashion don't to fall ni wowe kushagire ibyo ni icyuma cyane umuzungu ara ni umuzungu mu bazungu ariko mbere narakubiswe najyaga njya ko hari mu ishyamba ryamo Kigali rwa ahangaha ariko se beri ubumva urukundo ruryoha nk'iki urukundo yegereze bikuru ni rwiza cyane kuko urukundo ruguha amahoro kandi ruguha n'ibitaro ufite burya umuntu yagukunze nubwo waburara nubwo wakambara ubusa nubwo babasohora mu nzu ariko mukundana ntako bisa uko njye mbireba wenda sheka mbwira nubwo atabizi nk'iyo agiye nkamuhamagara nkamubura mpita mbona inzu yambanye nini nakumva moto nkaba mpagaze mu idirishya ubu niba utashyira nkasanga siwe ubwo urumva bikorwa n'iki n'urukundo nta rukundo dufitanye yanagenda simuhamagare akanataha nkumvana n'icyo binambwiye nawe arabizi iyo avuye hano ndamuhamagara wageze muri gare nageze muri gare ubu ugeze ngeze aha naha nkumva nyine ari butinde gutaha kandi atari ukwenda abandi batekereza ibindi ahubwo njye mba numva twahorana ahubwo se ninjye no gukora nimba bizanankundira urukundo uba wumva atakujya kure oya nkuko nangiye aho ngiye mba nta mahoro mfite nawe yagiye sha uba wumva kuko twakundanye igihe kinini uzi ko uri kubivuga najya kuranga abana babaza arimo arashaka kurira nk'umwana uyu nguyu ajya aririye turyame ubu ngubu ntabwo yarira mu bantu guhanagura ayo marira rwose ntabwo arimo ararira rwose ubu nyine ari gutekereza ubuzima twabayemo mwagenda twahuranaga nako kenshi na burusheti ya 200 idahiye kandi sheri yazikundaga kuba sinanze ko warwaraga nta n'ibyo namubazaga yazikundaga kuba imana we ahubwo inyama nubwo bavuga ngo zitera indwara nta ndwara zitera kuko tuba twarapfuye ni ukuri inyama idahiye kwibuka za desa nta koko yibuka nta n'ifu yibuka ibyo ngibyo biri kuvuga ibya kera akiri mu buzima bubi ariko imana imaze kumutera iteka inkoko nayiguruwe n'uyu nguyu abo ngubu bose twakundanye barazaga mbere ndagukundanye yewe nyine buriya muntu utazaba uwawe nibwo wabona hari yambaye agakweto kacitse agashumi uhita umwangira icyo ndakubwira ati usenga muri ADPR kuko ninasabye Imana umugabo usenga muri ADPR abantu bavugaga ngo agiye ngukunda ngo umuhungu ukamuhindurira we bavuga ni sinzahindura umuhungu azansanga muri ADPR azansanga muri kwa ndirimbamo umuhungu yaza Shaberi ndagukunda nanjye nagize n'ikibazo cyo kuvumbuka nagize imyaka 18 Yesu we wagira ngo mbye nka kabiri nari munini ubu mfite n'ibibaraga avuga bati umukobwa rwose umuhungu yaza akambwira ati Berize ndagukunda ndambwira urankunda nivugira gake ni wapi
usenga muri ADPR urimba muri korali ntabwo unywa inzoga agahita ambwira ngo tuzaganira akongera akahamagara ngo nyine ngo naragukunze sinsenga muri ADPR inzoga nkahita amubwira mva nkubwire ubona ubwo bavuga ngo abakobwa ngo batuka abahungu nimukabarenganye hari aho biturengera nkahita mva nkubwire nakuyamye ntuzongeye kumpamagara n'undi munsi njye afite n'umugabo byaye ko hari umuhungu ufite gahunda nari mfite mpita rero mpura n'uyishiri wanjye ahita nagera ku murongo byahatari nkajya mbabwiza ukuri ejo akaba yavuye simukadi nkumva umuhungu arahamagara ntumbaze nawe yabaga yakora nimero yanjye garo ngo ndacyagukunda nkahita mvuga nimero igiye muri telefone ye ndasobanura ngo iki ko pasiteri yabwiye ngo ntakajye ahungu wahamagara bose bantesha umutwe kumbe yabambuzaga anshaka reka mbamumuze kare tutazagira mu rugo bano banansenyera kwa Nyabugogo mezani ya telefone yawe agahita afungura agahita avuna simukadi atabonye kucyumvuniye simukadi nkanara nkatarana babaye najya nkavuga yake nta kibazo ndamuhamagara amafaranga ngo indi simukadi agahita ambwira ngo donye muri simukadi akagura simukadi ejo agasanga wongeye bamamagaye rero numbaze n'abantu bazagusenya cyangwa n'abazaguteza ibibazo ntumenye naho bavuye ntabwo baha nimero yawe ahubwo ubona bakwihamagariye kugira ngo baguteze ibibazo rero bamaze kubona iyo nguyu yaraje no kubabwira nabi gutyo baragenda gake nyine no gusenga simvuga nabi no kubasenga nta mvuga nabi njye wabwiraga nabi ngize ngo giye nta muntu abwira nabi nese wamubwira nabi mwabaga mwavuganye kuri telefone kandi abakobwa ntimukaturenganye n'ukuri kuko abahungu bo muri iyi minsi iyo umuhaye urwaho wenda nk'ababishoboye akagutera inda biba birangiye biba birangiye njye narishyizemo mvuga yuko ati ngewe ndi mbaye nka perezida abahungu batera abakobwa amata ntajya mbafunga ni ukurya nk'abakubita ku buryo ko habaye akuze kugira ngo umuntu agutere inda ukwezi kwa mbere uri wenyine amezi 9 akagera uri wenyine uwo muhungu wamugirira imwe wowe njye namwe namugirira akuze kuvuga ngo umuntu agushyizemo ikintu guhera uwo munsi ntuzongera kumubona rero wajya uhamagara ka nomero kompo aho bakubwira ati twebwe se iwacu dutera inda ahandi dutera we kandi ubwo wasanga yagutenda wenda nimba nawe nareba bushete zidahiye nta n'amayinite yakuguriye akagutenda kandi nawe ugatusanga mufitemo nk'abana 2 nyagasare abana 2 njye n'abakobwa benshi bazaga kungisha inama bakambwira ati yo Belize kanaka yanteye inda ngatamubwira niba mfite sheri wanjye usenga kambahuza abasengera uyu nawe numvaze ko yabikoraga gatabahuza bose akababwira ati nudashaka uwo mugoza aho n'ibibazo hana benshi babanye kubera batari uko bakundanye kandi urukundo rukagenda rugiye guteruza rugenda ubwo arawe yashingiye rero abo bahungu rwose mbone no kubahugura mu gihe undi udashoboye gutunga umugore basi ujye ugabanya mu gihe wumva umubiri wawe kunani wigiye no ku musozi wisengera uzajya uvuga byarangiye none se sibyo barangira ukingo bagende wisengera kuvuga ubwo udafite kashi areka gutereta nasi natunga umugore umushyire mu nzu murebe gusa umugore rega n'uwariye ibaze umugore niba umushatse wenda mu gihe mwabuze ibyo kurya pe birumvikana kandi no kuvuga ngo uri umukene ngo ntiwashaka iyo abantu bahuje bagashyira hamwe babona byinshi urukundo ntirusumba ibindi bintu byose nyine urukundo ni gukubwira ngo mugize urukundo mugashyira hamwe mugahuza udakoze ngo ushyira hano umugabo wawe ngakore ngashyira nta n'icyo mutagiraho uko ndakeka nabo bose bafite ibintu birenze hanze nuko babanje gushyira hamwe bavuga ati wowe nimba twiyemeje ukora dushyira ni ukora dushyira kuko hanze aha hari umugabo ufite konte ye n'umugore akagira iye ubwo abantu bazatera imbere nta n'urukundo ruba ruri hagati yabo wapi nuko bose baba bifitiye intego zabo ariko abagore nibashyira hamwe n'abagabo bagashyira hamwe u Rwanda ruzaba rwiza nk'uko tubyifuza ariko hari umwuka narondoyemo rwose nari ntangiza sose
oya senga niba gusenga no gusenga ntabwo uba gusenga ngo ugasoza ubu isi gusenga wamo gusoza wari ugusubika kuko mu kanya wakongera urankosoye arasusurukije Imana ishimwe reka dusogongere twumve rero Mwami Imana Nyiringabo Imana y'Abanyarwanda Imana y'abarokore Imana y'Abadive Imana y'Abagatulika Imana y'Abisilamu Imana y'Abayehova Imana y'abubaha izina ryayo bakubaha ijambo ryayo bimenyekane ko aya masaha hari ikintu ukoze mubumvisha iyo audio babonye iyi video bagiye kugira urukundo rudasanzwe ndagushimiye ko Sipiriya yaje hano kutureba muri uru rugo Mana kugira ngo yicanoye iyobokwe n'abantu bamenye ko hari imbaraga z'urukundo ziriho izi ni ijambo ryitwa imbaraga z'urukundo iki ni ikiganiro cyitwa imbaraga z'imizi y'urukundo umuntu wese ukeneye gukunda abanza ave mu bidatunganye akunde akunze kandi akundwa akaze ye gukunda ajijisha uri mwabeshye umugenzi we nabireke ariko ufite umugambi muzima Imana imushyigikire Imana ni rero abantu bafite imigambi yo gukunda nyagukunda ibaha amafaranga bakora ubukwe twarabukoze Mana byari bikomeye ariko ubukwe bwarabaye twabonye ko ibitangaza amahanga amenya ko dusenga Imana mu Rwanda abanyarwanda barahaguka bavuga ngo buwazi turagushyigikiye nabonye abantu bashyigikira Mana sinarinzi ko washyigikira uciye mu bantu wari warambwiye ngo mwana wanjye ntukagire wowe waka amafaranga ntukagire wowe uturisha ku munsi umwe nzagukubira nabonye ku munsi w'ubukwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu ejo bundi Mana ubu tumaze amezi 2 dukoze ubukwe none mwami wanjye baravuga ngo tuzasonza tuzishwa n'inzara ngo nzamucyura nzamuha iki bavuga ngo aha kaga nk'agakene bazambara iki ariko mwami haje baravuga ngo ntimukiganyire ngo mwibaze ngo muzarya iki muzambara iki ese urabye ko butahinga inyoni ntizihinge ntibyamba ntibirya se n'imitete ariko haleluya ndagushimye Mana isengeye umuntu wese ufite ikibazo cyose gikomeye cy'urukundo cyangwa se wakomerekeye mu rukundo wese ngo yomorwe n'Imana ko ariyo ko muri abantu bakomeretse mu izina rya Yesu urakoze mwami wanjye rero bimenyekane ko abantu twasanze uyu munsi kandi ko batwumvishe umugisha w'Imana n'imbaraga z'Imana igenagende hejuru y'abantu bose mu izina rya Yesu amen. Irembo ryera